turabashuje mwese abadukurikira kuri iyi chaîne, dushimira abo wakoze subscribe, dusaba nawe utabakora subscribe ko wakora subscribe kugira ngo dutere inkunga. Yitanzeho urugero, Fifi Raya yashimangiye ko ruswa ishingiye ku gitsina ikomeje gusya itangitse mu muziki. Umuraperi Fifi Raya yitanzeho urugero ashimangira ko ruswa ishingiye ku gitsina igize itangitse mu muziki w'u Rwanda. Iyi ikaba imwe mu mpamvu we yemeza ko idasiba kugabanya abakobwa babarizwa muri uru ruganda. Ibi ngibi uyu mukobwa uherutse gusohora indirimbo nshya yitwa Kill It yakoranye na Bulldog, ibikomojeho mu kiganiro cyihariye yagiranye na Igihe dukesha iyi nkuru. Byakunze kuvuga ko mu muziki harimo ruswa ishingiye ku gitsina, umwe agatunga agatoki abasore n'abagabo babarizwa muri uru ruganda ko bakunze gusaba kuryamana n'abakobwa baba babasaba serivisi z'ibyo bakora mbere yo kuzibaha. Hari n'abahamya ko bitandukanye no mu myaka yashize, ubu ruswa ishingiye ku gitsina yatangiye kugabanya umurego. Fifi Raya yitanzeho urugero yahamije ko iki kibazo gihari ndetse ko gikomeye. Icyakora ahamya ko ari aho abakobwa binjira mu muziki kuba maso bakirinda kugwa mu mitego y'ababibashoramo. Avuga kuri iki kibazo, Fifi Raya yabanje kugaragaza ko atari umwihariko mu muziki kuko bisanzwe bibaho no mu buzima busanzwe. Ati ntekereza ko ibyo bintu biba bigeze ahantu nk'uko atari mu muziki gusa ahubwo no mu buzima busanzwe. Uyu mukobwa ahamya ko uretse kuvuga ngo bibaho, nabwo yagiye ahura n'ingero nk'izo inshuro nyinshi. Ati ni ibintu byambayeho inshuro nyinshi, ni indwara yeze hose mu muziki, yaba mu gutunganya indirimbo n'abandi benshi. Iyo udafite ubushobozi nibwo bakugiraho ijambo. Fifi Raya yagaragaje ko kimwe mu bintu bishobora gufasha umwana w'umukobwa agomba kubanza gushaka amafaranga ndetse akumva ko ibyo ashaka agomba kubyishyura. Uyu mukobwa ahamya ko inshuro nyinshi byagendaga bimubaho, icyakora aho kugwa muri uwo mutego we akajya gushaka amafaranga akongera guhura n'uwo yasabaga serivisi afite ibyo kumwishyura. Ati njye rero iyo bimbayeho ndakureka nkajya gushaka amafaranga ushaka, nawe nkaza ukampa serivisi ngushakaho. Fifi Raya ahamya ko inshuro nyinshi iyo wishoye mu ngeso zo gutanga ruswa ishingiye ku gitsina birangira icyo ukuyemo ari agahinda gakabije kurusha kwishimira ibyo wagezeho unyuze muri iyo nzira. Uyu mukobwa wemeza ko kwihagararaho aribyo byamuhombeje ahamya ko mu by'ukuri byibuza uyu munsi abayeho yishimye. Ku rundi ruhande, Fifi Raya ahamya ko ruswa ishingiye ku gitsina iri mu bintu bigabanya umubare w'abana b'abakobwa bakora umuziki kuko benshi iyo bahuye nabyo bahitamo kubureka. Dukesha ikinyamakuru Igihe.com iravuga ko muri Tanzania abanyamahanga bose basabwe gusuzumisha ibyangombwa. Urwego rwa Tanzania rushinzwe abinjira n'abasohoka rwasabye abanyamahanga bose baba muri iki gihugu kujya gusuzumisha ibyangombwa byabo kugeza mu kwezi gutaha. Itangazo ry'uru rwego rigira riti abo bireba bose basabwa kujya ku biro by'urwego rw'abinjira n'abasohoka bya Kurasini i Dar es Salaam ku cyicaro cyarwo muri Zanzibar cyangwa ku biro byo ku rwego rw'intara, bakitwaza pasiporo zabo n'impapuro z'inzira kugira ngo bisuzumwe. Uru rwego rwasabye abantu n'ibigo bifite abakozi b'abanyamahanga n'abaturage muri rusange kugira uruhare muri iki gikorwa. Rusobanura ko kigamije kubungabunga umutekano w'igihugu n'isoko ry'umurimo. Iki gikorwa kizatangira tariki ya 8 Ukwakira 2025, gica amarenga ko abanyamahanga bizagaragara ko badafite ibyangombwa byuzuye bashobora kwirukanwa muri iki gihugu cyangwa bakamburwa imirimo bari basanzwe bahakorera. Muri Nyakanga 2025, leta ya Tanzania yakumiriye abanyamahanga mu mirimo iciriritse, isobanura ko igomba gukorwa n'abenegihugu. Iyo mirimo irimo kogosha, gutunganya imisatsi, gukanika telefone, gucukura amabuye y'agaciro, gucuruza ibibanza no gucuruza ibiribwa. Iki cyemezo cyanenzwe n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC, yibutsa ibihugu bigize ko bikwiriye kubahiriza ihame ryo koroshya imigenderanire, ubuhahirane n'ubucuruzi hagati y'abaturage babyo. Ubwo abo bireba batuye muri Tanzania barasabwa gukurikiza amategeko y'igihugu barimo. Indi nkuru dukesha Igihe.com iravuga ko Israel Mbonyi ari mu myiteguro yo kumurika alubumu ye ya 5. Israel Mbonyi agiye kumurikira abakunzi be alubumu ye ya 5 mu gitaramo yateguye ko kizabera ku Ntare Conference Arena ku wa 5 Ukwakira 2025. Iyi alubumu Israel Mbonyi ataratangaza izina ryayo, byitezwe ko kwinjira mu gitaramo cyo kuyimurika bizaba ari 5,000 mu myanya isanzwe, 10,000 mu myanya y'icyubahiro, mu gihe hateguwe n'itike y'20,000. Iki gitaramo cya Israel Mbonyi kizaba kibanjirije icyo ateganya gukora mu Ukuboza 2025
nk'uko amaze kubimenyereza abakunzi be ko buri mpera z'umwaka aba yateguye igitaramo nk'iki. Israel Mbonyi yahishuriye Igihe dukesha iyi nkuru ko alubumu ye nshya izaba igizwe n'indirimbo 14 zirimo iziri mu Kinyarwanda n'iziri mu Giswahili. Mu mwaka wa 2023 nibwo Israel Mbonyi yaherukaga gusohora alubumu ye yise Nk'umusirikare. Iyi ikaba yari ikurikiye Mbwira na Icyambu yamurikiye muri Beka Arena mu mwaka wa 2022. Mu mwaka wa 2014 Israel Mbonyi yasohoye alubumu ye ya mbere yise Number 1 yamurikiye mu gitaramo yakoreye muri Kigali Serena Hotel mu mwaka wa 2015. Iya kabiri yise Intashyo yayimuritse mu gitaramo yakoreye muri Camp Kigali mu mwaka wa 2017. Ku rundi ruhande Israel Mbonyi w'imyaka 32 aherutse gusohora mixtape y'indirimbo 10 ziri mu Giswahili. Inkuru dukesha umuseke.rwa iravuga ko Perezida Kagame yagiranye ibiganiro na Emir wa Qatar. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame uri Doha yagiranye ibiganiro na Emir wa Qatar byibanze ku mahoro n'umubano w'ibihugu byombi. Ibyo biganiro byabereye muri Lusail Palace mu murwa mukuru Qatar ku mugoroba wo kuwa 12 Nzeri 2025 nk'uko byatangajwe na Village Urugwiro. Ni ibiganiro byibanze ku guteza imbere umubano w'ibihugu byombi no gukemura ibibazo by'akarere hagamijwe amahoro n'ituze ku nyungu z'abaturage. Perezida Kagame yatanze ubutumwa bwo kwihanganisha abagizweho ingaruka n'igitero cya Israel yagabye ku butaka bwa Qatar ku wa 9 Nzeri 2025. Umukuru w'igihugu yemeje ko u Rwanda ruri ku ruhande rwa Qatar mu guharanira no kubungabunga ubwigenge n'ubutaka bwayo. Perezida Kagame yashimye uruhare rwa Qatar mu gukemura amakimbirane atandukanye ku isi no mu karere k'ibiyaga bigari. Emir wa Qatar yashimangiye ko yishimira ubufatanye bwa Perezida Kagame n'u Rwanda mu gushyigikira Qatar n'abaturage bayo. U Rwanda na Qatar bifitanye umubano ukomeye w'ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ishoramari mu bikorwa by'ubukerarugendo n'ubwikorezi. Uwo mubano ushimangira icyerekezo u Rwanda rufite mu guteza imbere diplomasi y'ubufatanye bushingiye ku bwubahane, amahoro n'iterambere. Umuseke.rwa wakomeje bandika inkuru ivuga ko umusore n'inkumi bahohotewe habura umunsi umwe ngo bakore ubukwe. Mu karere ka Nyamasheke hari abageni bambuwe ibyo bari batwaye byo kwifashisha mu bukwe bakorerwa urugomo baranakubitwa bituma basubika ubukwe. Urugomo rwabereye mu mudugudu wa Runyinya, akagari k'Impara, umurenge wa Bushenge mu ijoro ryo kuwa 10 rishyira kuwa 11 Nzeri 2025. Abageni bwari buke bakora ubukwe imbere y'Imana ku itariki ya 11 Nzeri 2025 ni Muhawenayo Jeannette na Habumugisha Fiston. Amakuru agera ku museke dukesha iyi nkuru avuga ko batabawe n'irondo bajyanwa mu bitaro by'intara bya Bushenge batangira kwitabwaho n'abaganga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bushenge Habumugisha Hyacinthe tangarije umuseke ko byabaye abageni bajyanwa mu bitaro bya Bushenge basanga batakomerekejwe. Ati nibyo abageni bakorewe urugomo barakubitwa bamburwa imyenda y'ubukwe na telefone ebyiri batabawe n'irondo bajyanwa mu bitaro basanga batakomerekejwe. Yakomeje avuga ko bamerewe neza bavuye mu bitaro bagiye gukomeza iby'ubukwe ndetse ngo bamwe mu babakoreye urugomo batawe muri yombi iperereza rirakomeje. Yakomeje agira ati twahise dukora inama irimo ingabo z'igihugu na polisi n'abaturage. Hamaze gufatwa abantu 5 bakekwaho gukora urwo rugomo, batanze amakuru ku bandi bafatanyije baracyashakishwa. Mu butumwa umuyobozi yatanze harimo guhumuriza abaturage by'umwihariko abakorewe urugomo n'imiryango yabo, yibutsa abaturage ko umutekano w'igihugu urinzwe ko nta uri hejuru y'amategeko. Abageni basubitse ubukwe kubera urugomo bakorewe ubu basezerewe n'ibitaro. Ubukwe bwimuriwe ku cyumweru tariki ya 14 Nzeri 2025. Abakekwaho kugira uruhare muri uru rugomo bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Shangi. Indi nkuru yanditswe n'inyarwanda.com iravuga ko Sheri Silva yatangaje itariki naho ibirori bye de Silva Gala bizabera. Yongeye kugaragaza imbaraga ashyira mu guteza imbere impano no guteza imbere ibikorwa by'ubugiraneza, atangaza itariki n'ahazabera ku nshuro ya kabiri ibirori bye bizwi nka de Silva Gala. Ibi birori bizaba kuwa 11 Ugushyingo 2025 muri Beka Arena nk'uko byatangajwe mu itangazo ryashyizwe hanze n'umuryango Sheri Silva Foundation. Ni ibirori byitezweho guhuza abantu bo mu ngeri zitandukanye barimo abahanzi, abanyamideli,
ababyinnyi, abanyapolitiki, abavuga rikijyana n'abandi bafite izina rikomeye mu muryango nyarwanda n'uw'isi. Ubwa mbere The Silver Gala yabereye muri Kigali Convention Center, aho Sherry Silver yari yahurije hamwe ibyamamare mu muziki nka The Ben, Kevin Kade, Element, Aline Sano n'abandi. Byitabiriwe kandi n'abantu bazwi ku rwego mpuzamahanga barimo Masai Ujiri washinze Giants of Africa, Fred Swanika washinze Alu, Miss Jolie Mutesi, Miss Muheto Divine, Bwiza Nishimwe Naomi, Miss Muheto Divine, Bwiza Nishimwe Naomi, Intore Masamba, Ish Kevin, Runtown, Andi Umuntu n'abandi benshi. Icyo gihe Sherry Silver yahaye umwanya abana batishoboye, abafasha binyuze muri Sherry Silver Foundation bamurika impano zabo mu mbyino no mu bindi bikorwa bigaragaza ubushobozi bw'urubyiruko. Sherry Silver avuga ko igitekerezo cya The Silver Gala cyakomotse ku bunararibonye yagiriye muri Met Gala i New York, aho yabonye uburyo ibirori bihuza umuco, ubuhanzi n'ubugiraneza bishobora kugira ingaruka zikomeye ku iterambere. Yagize ati gukorana n'ibyamamare muri Met Gala byatumye numva ko Afurika ikwiye kugira igitaramo cyayo cy'uburanga gihuza umuco, ubuhanzi n'ubugiraneza. Nibwo natekereje The Silver Gala nk'inzira yo gushyigikira ibikorwa byo gufasha urubyiruko. Uru rwego Sherry Silver yubatse ruzajya ruba buri mwaka, aho amafaranga yose azajya yinjizwa azashyirwa muri Sherry Silver Foundation igamije guteza imbere urubyiruko binyuze mu burezi, ubuhanzi no gushyigikira impano. Ku nshuro ya kabiri The Silver Gala izaba ifite umwihariko kuko biteganyijwe ko izahuriza hamwe ibyamamare bikomeye ku rwego mpuzamahanga n'imbere mu gihugu, ikaba umwanya wo kugaragaza ishusho nshya y'u Rwanda mu bijyanye n'imyidagaduro n'ubugiraneza. Uretse imyidagaduro hazaba harimo ibiganiro, imurikabikorwa no gufasha abakiri bato kumurika impano zabo imbere y'abantu bafite aho bigeza ku rwego rw'isi. Uretse imyidagaduro hazaba harimo ibiganiro, imurikabikorwa no gufasha abakiri bato kumurika impano zabo imbere y'abantu bafite aho bigeza ku rwego rw'isi.